lakini mwenye kuzurumu azurumu sana, na yafanyaho washerati afanye sana, mwizi na aibe sana, na mwenye kujitakasa ajitakase, azidi sana, azidi sana, azidi sana, azidi sana we, azidi sana, azidi sana, azidi sana, azidi sana, azidi sana, azidi sana, oh azidi sana, azidi sana. Hallelujah! Ahimidiwe Yesu mfalme, abemeye izina rye, abamwemeye bose bamara bakizera izina rye. Amen. Yabahaye ububasha, abahereza ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Msibabaike wala kuchanganyikiwa. Acheni hao ambao wanajieni, abo bitwara uko bashaka. Tunaye Mungu Baba yetu Yehova, sifa utukufu ni vyake milele. Ai, ewe shetani pepo liye mchafu, nakuamuru kwa jina lake Yesu, toka ndani ya kanisa lake Mungu, uende kuzimu kachome moto. Tumegundua hila na njama zako, tukuabudu wewe ni kama nani? Tunaye Mungu Baba yetu Yehova, sifa utukufu. Harigihe abantu bazabembereza cyane ukagira ngo none mu ijuru hariho irungu ryawe. Sinzi korari bagazaririmba ngo ntukibeshe kuko mu ijuru bazagira irungu ryawe. Ngo Imana ntizagira irungu ryawe, ngo uri kumwe na Yobu na Nowa. Iri kumwe na Danieli na Nowa. Ariko bakorari Imana baho umugisha. Ntabwo Imana izogira irungu ryawe. Ntabwo Imana yogira irungu ryawe. Nicyo iri jambo nandigiye bavuga ubutumwa n'abandi bantu bahwereye bafite agahinda gakomeye. Nukuri ntawo babuza kugira agahinda barimbuka bava mu byizero. Ariko kandi muhumure, hariho nabandi urufatiro rw'Imana ruracahagaze. Banditswe ijambo ngo Uwiteka azabe. Umuntu wese gusa uvuga izina ry'Uwiteka apfe kugerageza uko ashoboye kose ave mu bitunganye. Garuka! Garuka! Wawusubira inyuma we. Garuka! 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 Wawusubira inyuma we. Sinza kuraba n'igitsure, Munyembabazi, sizana kariteka. Garuka! Ahimidiwe Yesu. Oh, sizana kariteka. Niko Imana yababariye umuntu imugarura mu rugo rwa data, nuko se amuyeho amugirire mbabazi nyinshi. Bwana sifiwe sana. Naingiza mbatangariza ngo urufatiro rw'Imana rukomeye ruracahagaze. Ruriho ico kimenyetso kuko turi abana b'Imana. Habe nubwo woja, ariko Mana harananiza naje umwana w'umuntu uzubona umukristo akabigihe umubonaho ikimenyetso. Nari ndimo mbabwira ikintu nabonye ejo bundi, ndimba mubyibuka nabwiye abana b'abakobwa babiri nabonye duhuriye mu muhanda, mbonye bwanje bwa mbere bukava ejo bundi kuwa gatandatu. Umuntu ndabwira ati mwabana muhagarare, niki ko mbabona mu imbaraga z'Imana, muri mu mwuka w'Imana, ko murasa n'abakozi b'Imana. Yewe ubibonye gute? Nukuri murasa n'abakozi b'Imana. Habe na shetani iratuzi uretse abantu, habe na Satani ubwayo iratuzi. Timuka kagakobwa kagaza kungukira bashebuja kari kuzuye abadayimoni, ko kamenye ba Paulo
kakabanga banga bana bagaragu b'Imana ko barababwira ijambo ry'ukuri attention muryiteho iba bababwira baratusi turazwi aho tuba hose harazwi ikimenyetso kuko turi abana b'Imana twashizweho ikimenyetso kuko turi abana b'Imana turi abana b'Imana mwabakecuru turi abana b'Imana n'ukuri turi abana b'Imana kandi nta kintu cyohanagura ubwana bw'Imana ntibibaho wowe ugihanagura wenyine ukavamo nka wa mwana w'ikirara ukaja guhakwa ku ngurube iriya mu badayimoni ukazurara ucuritse umutwe ukazurara ugenda ijoro utambaye amahuzu ukazurara ukarara iyo mu myuka mibi ariko utagiye wenyine nta muntu wo gukuraho habe nubwo bo gutuka bakasubira bakagutuka bakazana n'abandi nabo bakongeraho ibindi bitutsi ntabwo zohanagura kuko uri umwana w'Imana kimenyetso washizweho kirakomeye cyane ntawo kinyeganyeza nari ndimo mbabwira ngo ukuntu utsa tugaragara muzosome mu ndirimbo za Salomo umukwe n'umugeni barabivuganyeho neza cyane ngo nkakujya kwa Karungu mu mahwa ngo nkakujya kwa Karungu mu mahwa ngo niko umukunzi wanje azemera mu bandi bakobwa habe nubwo twozana ikintu tukakororosa ikirengeti kugira ngo isura yawe ntigasubire kuboneka Imana yozi kubona ko kujya kwa Karungu mu mahwa Imana ikavuga ngo haijalishi waliosema kwako haijalishi mapito yako usiangalie historia yako ndugu wewe songa mbele te memo yako mbele ureka duhereze Imana icyubahiro tuzamuye amaboko haleluya nta kintu kiriho nta biriho nta n'ibizaza zohanagura kwitwa kuba uri umwana w'Imana labuda ujiroge mwenyewe mugani wa muhando nkeretse wenyine wiyonjorore wikuremo widesangaje wenyine widesangaje ariko nutidesangaje wewe ni mwana wa Mungu bado ishara hiyo iko kwako agakiza twasigiwe ni pasiporo y'ijuru ayo utayifite nazinjira mu gihugu cy'isezerano agakiza pasiporo utayifite bakundwa bene data ubwene gihugu bwacu bufite n'ikimenyetso agakiza twasigiwe niyo pasiporo zo tugenda mu ishuri nico kimenyetso ejo twambutse umupaka twari ko tugongesha kugira ngo bakwemerere ko winjira edomila songive tramombema ya songilaride ai ubwo bazasoma ibitabo by'amazina ati wewe wakozi jizukiri mwisi hishira mu munasaro wamukozi mwiza azamuzamari wari shuti nakundaga azembwire Yesu timwami wachigi ningerayo zamubaza ni Yesu nikiwachiye ningerayo zamubaza ni Yesu nikiwachiye ichitumnyuza kuchungura babari bakome ntabwo baje abamarayika ntabwo baje ariko Yesu wewe waraje haleluya icyo ni ikimenyetso
kizatuma twicarana n'Imana tukaganira na Yesu tukamubaza ngo ese niki cyatumye ukunda, niki cyatumye ukunda. Muririmbyi yavuze wo gushimisha aravuga ngo mu ndirimbo twaririmbye hano muvandimwe ariko turirimbisha muzajya ndirimba mubaza nti niki cyakukundishije, niki cyatumye ukunda, niki cyakukundishije. Ese ubundi niki cyiza nari nakoze, niki wewe wari wakoze cyatumye wemerwa, icyatumye za kugucungura. Nuruzuko nimba mbare ikindi kintu mutegereje, ndabahebuje twaje kugira ngo usango dutarame. Mureke tunezerwe tutitaye ku bindi bintu byinshi, ariko tugomba dutekereze ku rufatiro rw'Imana rukome rwanditswe ikimenyetso. Hanyuma umuntu wenyine azatekereza amenye nimba ikimenyetso bamushize yashizweho nimba kigifashe cyangwa cyarazimye. Nk'aya makarita yo muri Kongo, aya makarita yo muri Kongo ngo umuntu asigaye akoresha, ushaka wese agakoresha kwa mazina yarasibye, ifoto yarasibye, imvura yageze ipfa kugwa gucya ndango yageze igira n'icuya izubu nyine neko kugira gusa n'icuya gusa ndagira ngo ifoto ikambisiba, ikimenyetso kikaba kivuyeho. Ifoto ya Rugabo gahanuza kama ijana cyangwa urebe wenda nka muzee Amone kofa kamagendane akamagendane karite yiwe, icyangombwa cyo kaza kigendana nta kimenyetso kigaragaza ko atari we tacho. Abantu benshi ni bene uko ngo bameze nk'amakarite d'electeur yo muri Kongo yiyi round yazimye ibimenyetso byarasibye uzushaka teroma. Nageze mu matorero atandukanye sanga tubarizwayo ndisokera, nabajije abaririmbyi mwaririmbanaga sanga tubarizwayo ndisokera, nabajije abantu mwakunda gusenganaga sanga tubarizwayo ndisokera. Nageze mu matorero atandukanye sanga tubarizwayo ndisokera, nabajije abaririmbyi mwaririmbanaga sanga tukibayo ndisokera, nabajije abayumbe mwasenganaga sanga tukibayo ndisohokera. Icyama ugayishuka ho wihishe ugasanga Yesu agira neza n'umugwa neza n'umunyambabazi. Yesu wino urababarirwa. Wabagaho ikimenyetso cy'indirimbo, wabagaho ikimenyetso cy'amandiko, wabagaho ikimenyetso ariko cyarasibye n'ukuri. Imana isigaye iza kureba abaririmbyi igashaka ngo wawundi ari he, ayi wagushaka yagusanga he, ayiwe ubunyene rw'ikimenyetso cy'amagambo. Ese ninde wavuze ibyo ngibyo? Ni runaka, ni wowe gususuza n'ibintu bibi ku rubuga, rwaba urwa famille rwaba urwa mitiwarite, ni wowe gususuza n'ibintu bibi. Ese ninde wabesheye nabandi? Ni wewe. Ese ninde wagize gucya? Ikimenyetso kibibi byose ni wowe gisigaye kibarizwaho. Ayimana we, kandi warigeze kugira ikimenyetso cy'umwana w'Imana wahatswe mu ngurube, ni ukuri kw'Imana woshaka wo kwisubiramo cyamba ugayishuka aho wihishe. Gatari wotera haleluya. Hallelujah. 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 Amen. Bwana sifiwe sana. Kindi kimenyetso twahawe cyangwa turekera ibyo ngibyo, ibindi tuzobivuga ubutaha. Ai ko ndacungana n'iminota nahawe kabona nkaho ushize, kandi sinzi nimba hari abasha kure hakujya y'amadwane sinzi nimba hari abasha buka imipaka. Bizemera nka nabi iyo umuntu agiye kurenza umwanya, ariko icyamba tukamenya ibyo bimenyetso dufite ku rufatiro, icyamba tukamenya ibyo bimenyetso dufite ku rufatiro. Ari ikimenyetso ikindi gikomeye naco twashizeho, twahawe umwuka wera
usome mu Bakorinto ba kabiri igice cya mbere umurongo wa 22. Talome la domezai alumulu bamba ya sokera ride krimila buma azoweza bime deni variere Mwuka wera manuka Mwuka wera manuka imitima yacikire. Umva, Bwana sifiwe sana. Twahawe ikimenyetso cyitwa Mwuka wera. Cyo nico abera bashiriweho kuba ingwate. Haleluya. Mana yakwitegereza abantu ndi bakigira umwuka wera kandi yarigeze kuzura umwuka wera. Yeme mureke mbabwire kubera ko abantu batagitinya. Mugani waba baririmbye ngo abantu ndi batinya kubera ko abantu batagitinya. Ti wiyibuke ngo wibuke ukuntu wageza wuzuzwa ngo titititi abagore bakundaga ngo akirukanka gutya hetse umwana ku meza abandi bakaza batangura ngo kusha kumumwaka agiye kusha kwandika amandiko ari gusa kwa yaburi karatasi ibihigo bikaba yabuze karatasi abantu bose bagashanyagura amakaye icyarimwe bose kugira ngo babe nkabamutabara yoroherwa. Kindi Imana yamwitegererezagaho bakaro bakamutabara nyine ukabona muhenga amakaratasi nkangahe umuvyeyi kandi ayiwe Mana we yamara kwandika undi akaba yafata ngo sikia niko nijoro Imana yatugiriye. Imana niko yatugiriye nijoro ariko Imana ni nziza. Ngo ninde ufite amandiko asane hano ngo nimwumve hano ijwi ry'Imana ngo nimwumve ko Imana itubwiye. Kamaro wa Bwana kishuka nitaimba kama Daudi. Kamaro wa Bwana kishuka nitaimba kama Daudi. Umbewe yeme bantu b'Imana uko hari ikimenyetso cya Mwuka wera twashizweho abantu bose bakureba bakavuga ngo nukuri kw'Imana Mwuka wera. Hari ikibazo abantu benshi bazi ikintu cyitwa kuzura umwuka ariko ntibaramenya kuyoborwa n'umwuka. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye mwa bakristo mwe mbibabwire nubwo atari muri seminari kuzura umwuka. Haleluya. Para kuzura umwuka ibimenyetso bikagaragara ukaririmba ukavuga ku ndimi ugasobanura amandiko ariko kuyoborwa n'umwuka ni ikindi kintu gikomeye cyane n'ubuzima bw'umukristo wese. Bibiliya Mwuka wera yaje ari umwarimu utwigisha uko niwe nguzemeza abisi iby'ibyaha byabo akabwira iby'urubanza akabwira n'iby'amateka. Uwo Mwuka wera ni mwarimu ariko kandi Mwuka wera haleluya ngo azaza ari umuyobozi akayobora ubuzima bwacu bwose kandi ngo ni n'umujyanama wacu. Kuyoborwa n'umwuka no kuzura umwuka ni ibintu bitandukanye. Nta kuntu Imana yo kwemera ko umuntu yuzura umwuka anakuzura ariko kandi hari hanze yasibije yakoze igitangaza. Nta bantu mwebwe murabona bashamburiya bamara bagasambana ntabo murababona kandi agashamburiya neza akuzuzwa akavuga ku ndimi ayi wewe nibusa karimbo twagaza turimba kera ariko namara kukaririmba nkababara cyane wanajua kuhubiri na kulewa pombe wanajua kuimba na kutokusamehe wanajua kuomba Mungu na kusengenya hawajapokea Yesu maishani mwao. Abantu benshi bazi kuririmba no kubesha bazi kubwiriza na kulewa pombe bazi kuhubiri ayimana we bazi gukora ibintu byose no gukora nibindi. Ejo bundi umugaragu w'Imana witwa Reverend Kado yavuze ijambo ndamukurikira kuri YouTube sinanzi twari kumwe ariko nariko mukurikirira mu wanje aravuga ngo ikintu twemerewe ngo nico tubujijwe ngo birabana. Umugore wanje n'uwabandi bararirimbana barabana yego amafaranga yanje n'ayabandi amafaranga yanje n'ayikanisa arasa ariko yanje nayanjye ayikanisa refe ikanisa nayo mukawe ni mukawe muka prospere ni muka prospere uko abantu ntibumvishije ikintu twemerewe n'icyo tutemerewe birabana. Utarebye neza
utarebye neza wokora kuco utemere. Biraturanye igiti cy'ubugingo, igiti iriya mbuto imenyesha ikintu cyiza yari bana n'izindi mbuto zose. Baravuga ngo ku mbuto zose zo muri no shamba zose uze muri gihe uko mushaka, ariko iki ngiki kiri hagati na hagati hano mu shamba, attention, nubwo bituranye byose ariko muramenye ikintu wemerewe n'icyo utemerewe birabana. Ikinyoma n'ukuri nibyo bintu bibiri, trebuma labume vedina gaye, nibyo bintu bibiri bibana. Kwihangana no kutihangana ni ibintu bibiri bituranye mu cyumba kimwe, muri kofi imwe birabana. Icyo wemerewe n'icyo utemerewe biri kumwe. Mubyara wawe ni mubyara wawe, muramu wawe ni muramu wawe, umugore wawe ni umugore wawe, umugore wawe ni umugore wawe, niwe mubiri wawe. Ariko ubundi baraturanye gusa, baranavukana ariko siwe. Iki giti icyo turakibujijwe, ibindi turabyemerera ariko icyo turakibujijwe. Mwuka wera niwe uzotumenyesha ibyo ngibyo. Mwuka wera kimenyetso twashizweho niwe uzotumenyesha. Munyemere noneho ndangirize hano, nubwo nari navuze ngasubira nkisubiraho, mureke turangize. Chunga vizuri, uza witegereza neza, ubanza umenye amahitamo ugiye gukora. Hari ayandi mahitamo ari iruhande, hari ayandi mahitamo ari iruhande. Wo kwitonda neza, wo hitamo neza. Muri jana bavuga ngo hitamo neza, hitamo Yesu. Ngo naho Satani we n'umubeshi, Satani we n'umubeshi. Umva mbabwire bantu b'Imana, twashizweho ikimenyetso. Sinzi ikimenyetso ukigira icarico. Hari ico wewe wiyiziho, cyangwa nawe ubwawe urabizi ko byose byarasibanganye byose, usigaye gutyo urabizi neza, ariko icampa ukagaruka. Mwakira ijambo ry'Imana.